Hey, y'all, come look at this. kabisa stress nifite zirahagije anabatazizi bazaperereze barebe ndi umuntu wuzuye stress kugira ngo rero umbwire buri gitondo buri nimugoroba waraye waramutse ndagukunda subiramo uvuge ngo ndagukunda ibyo bintu ntabwo ugiye nshobora kabisa gusubiramo bikaba nk'isengesho ntabwo ndagukunda ngo njya ngongera ubivuge ibyo cyane mutabimenyereye ariko ni ntabyo menyereye ariko ndumva ntazapfa no kubimenyera Manura imbaraga zawe mana ariko se haje umugabo akagura indege zitanu ubonanga akavuga ngo ateze indege zitanu indege zino ziguruka mu kirere ngo nkureke nupfa kubemerera indege zitanu gukuragira ngo izo faranga nisike ni ibimasa nk'umunani ko ndakurebera mu nzira zibiri ndaguta ipfugira risa n'abantu mafuta kumazabao nushaka amavuta ku gicaniro anzia kwako tangirira mu rugo bata bibi yako bizu peruka ngo bigire nyine gutyo umupagala tana mafuta umupagale mafuta umusiga amavuta Bwana witeka gitare cy'amahanga uyu ni mukabutera n'umugore wampaye ntago namwihakana narabyemeye nta kundi naranasebye nta kundi abantu bambwiye ko mwaye bambwiye ko nsebye narabyemeye kandi kuko niyo mbirebye mbona narasebye ariko muteyemo vitensi bitabari shariyeri mukuye ku myaka 40 muteye 35 mukuye muri 35 mushize 30 ndongeye ndagisereye mukuye muri 30 mushize muri 25 Uwiteka mugumisha muri 25 umukobwa ufite 25 nta minkanyari bimuriho nta matarasa aba muriho muteye muri 25 mu izina rya Yesu imibare yarananiye imibare yarananiye ariko wowe warandengeye imibare yarananiye ariko se wallahi nago nge byumva ukuntu ngutuma ikintu cy'amasegonda 5 ukamara amasaha 2 nago mbyumva bakwereka musobanuro ngaye vuga mvuya ninagiye kureba mwana w'inshuti yanjye yararwaye kandi nabonaga nimbikubwiye utari bubyemere wallahi wasumwana watashe Abduri bazinone kumana yanjye turi kuri kamera za Legend TV utsinze penalty zigera muri 3 Giduraye byari bimenyerewe ko gutsinda ari hafi ya ntako uyu munsi mugeze muri finale Giduraye bagabanye imineke bisobanuye iki rero umukino wa uyu mukino twe twaretse abantu bose barishongereza
yego ariko amafaranga ariko twari tuzi bitari bisanzwe abantu hariya numvise bavuga ati noneho Gidurayi itumereye nabi ibintu bitari bisanzwe. Ako gasuzuguro nyine niko twanze kuko amatimu yose yagiye atwandikira atubwira yuko ariyo timu yoroheje. Ama message batwandikira ku ma Facebook kuko nje nakindaga Kayore mbere nza kwimukirayo babwira yuko ari bo tuzabanziriza gukuramo. Kayore niyo twabanje gukuramo mbere ariyo umoja yose hamwe. Nta kintu twe dukene igikombe byibuze wageze final ubu uri kwifaranga. Umugabo ufite umwana mwiza w'umukobwa umuhungu wa hano Gitengera akaza kumusaba cyangwa hano Gidurayi 45 ahita amwangira akamubwira ati umwana wanje ni mwiza azashakwa n'umu diaspora n'umunyamerika soit umunyakanada Norvège n'ukubona bona Evangeliste rwose rwose Norvège tamafaranga ariyo mu Rwanda ni Kinshasa none kubera ko ababyeyi bacu batiteganyirije batangiye kugira abana igishoro ababyeyi mwubahwe ko umukobwa mwiza wese uri hano muri Kenya yabukinzwe n'umunyamerika abanyamerika nabo igitangaje nuko abahungu bahabo babukinga babi ili goalkeeper baki na mchezaji wakionana ana kwa ana. Mwamuzi wa refa anatulia kule, anaongea na mafans kule, naambia aweze kusonga nyuma. Sikiliza, penalti ya 7 hii, Kitengela 6, Githurai 6. Tunakaribisha pande wa Githurai, penalti ya 7, anavuta pumzi. Sikiza, ana iyo giye uguhamya icyo wabonye tuza wibuka pase Pawulo yareba pase akareba aho yavuye nuko yagiriye abantu nabi ntiyari kumuhamya nabambanywe na Kristo none ubu ndiho nyamara sinjuriho ni Kristo uri muri sibateri akoze akavuyo ko sibateri ahungu bane babana mu nzu inko nuko zura none ni hene tibaza bayosa ndagute se birengeti turabizi gato kama mbere nzizisa tawugira isengeri yibona isogesi pa none uko wafite nitoroshi nyoyi burase ore ipataro ko ndabona afite ni tamuka bamugira ipataro yashizeho ipengeri ntashwetse nyine kuragira ngo kubona umukababira aho gushiraho ipengeri ushiraho umweko se ndi umugore nanone gipengeri ga nanone wahora ivunja seho Kampaye se none nihe banyohereje bahu Kampaye mbona ari bakure ririmo kanono ndatanga kwiba kuri ngana guca ayo ndahumiwe. Hey y'all, come look at this. Mwaramutse Jori, waramutse gute? Jewe umeze neza niyo nkibisoka. Jori urabizi inshuti yanje magara Jori. Jori namashije kubaka urugo kandi ngiye kubomboka. Ngiye kumubombokaho Jorije.
ko numva nkeneye kubaka kandi nubwira dada ntiyo kwemera ko nja kuri Joriji ariko uzibona urutwe rwa Joriji nyamu nuko ndagiye twahanye gahunda na Joriji ko aza kumbomora ni mukagoroba kagoroba anjane. Hey y'all, come look at this. Ngiye kubomboka Jori, ngiye kubomboka ku mugabo wanje, ndabizi umugabo wanje si mwiza warambujije wagize gute kuko sinobwira dada cyangwa mama ngo bavyumve. Uzibona uruzuru rwa Joriji, uzibona rura rutwe rwa Joriji, uzibona ariko uzibona amatambagira imfundikiza jewe narazibonye wende wazibona bayambaye ipantaro sizojingira imuhira. Sawa bye mani gufasha nawe izoguha urugo rwiza hasigaye nimba postinga sinzi. Subscribe to Papa Legend TV.